Hello family and friends, twizere ko mumeze neza. Tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Niba ari ubwa mbere uje kuri channel yacu, tuguhaye ikaze urisanga, kandi niba usanzwe udukurikira nawe, you are welcome. Hanyuma rero ntabwo turi butinde uko mubizi, dutanga inkuru tuba twahawe namwe, mugasharinga ibitekerezo inbox cyangwa mukabitanga muri comment, tutagaragaje amasura y'abantu cyangwa ngo twemvuvingemo amazina yabo. Reka rero dukomeze n'inkuru y'uno munsi. Inkuru y'uno munsi iragira iti: ni umubyeyi utuye muri Norvège waduhaye inkuru y'uno munsi. Yatubwiye ati byatangiye gutya, nakundanye n'umuhungu, turangije gukundana turabana, turangije kubana tubyarana umwana wa mbere, igihe nari ntwite umwana wa kabiri, uwo mugabo aranta. Arangije kunta nsubira iwacu. Ngeze iwacu nza guhura n'undi muhungu arankunda, atangira kujya ambwira ko nkunda ndi umuntu utwite inda nkuru. Ndambwira nti ukunda ute umugore utwite wenda kubyara? Ni iki nkundira ko njye numva bidashoboka? Ati ubwo nkamubwira ntabwo bishoboka, ndi umugore ufite abana, ufite umwana kandi wenda kubyara undi. Numvaga mbega nyine n'umuntu uri kuntesha umutwe kubera ukuntu nababajwe n'urukundo, kubera ukuntu ntahagire umugisha. Numvaga ibintu byose ari kumbwira byose ari byo kuntesha umutwe, nta gahunda mfiteho. Ndangije ndamuhakanira, ndangije kumuhakanira akomeza kunyita, arambwira ati nuko ukomeretse, nzakomeza nkube hafi kandi nzagufasha. Arakomeza aramfasha, biza kugera aho ngaho ajya mu bihugu byo hanze byo muri East Africa hafi aho ngaho. Arangije aragenda, hanyuma amaze amezi 6 ntavugana nawe. Agarutse arampamagara, arambwira ati naragarutse, ati nzaza kukureba. Aza kundeba arambwira ati byandi nakubwiye ntibyahindutse, ndagukunda n'uyu munsi ariko bimeze ngenda gukunda. Ati ubu rero ugomba gukomeza, tugakomeza tugakundana, tugakomeza tukabana, kubera ko njyewe n'ubundi nakwiyumvishijemo nubwo wanyanze utegeze ukunda kumbana nawe, ariko ngenda gukunda. Ndamubwira nti rero niba ushaka ko njyewe nawe dukundana, ntabwo bishoboka kuko ndi umubyeyi ufite umwana wa kabiri kandi nakomeretse sinkwizeye. Ati umuhungu ntegeze acika intege, yakomeje kumba hafi, pampa y'umwana akaba ari wimenyera, minerivare y'umwana akaba ari wimenyera. Se w'abana yarantaye, uwo musore akankurira buri kimwe, akanyitaho pe, anyereka urukundo rutangaje. Bigeze ndavuga nti ku muntu wankunze atya, wankunze nta cyanca, nta kintu mfite, kuki nashaka kumuha amahirwe ngo ndebe. Ndamubwira nti rero kugira ngo njye nawe dukomezanye tuzanabana, ugomba kuzansaba mu rugo, donc ugomba kunsaba mu rugo kandi tugasezerana. Ati ubwo ngubwo rero arangije umuhungu arambwira ati nta kibazo kuko ngenda gukunda ntacyo ntakora. Umuhungu yaragiye ajya kunsaba iwacu, arankwa, turanasezerana. Turangije gusezerana turabana nk'umugore n'umugabo. Nuko turangije kubana, umugabo wanjye nta kintu namushinja atakoze kugeza none munsi wa none. Yankoreye buri kimwe cyose gishoboka nk'umuntu w'umugabo. Arankunda, anyitaho, amafaranga yari make agakomeza gushakisha nubwo atarayafite, atari ko yagerageza uko ashoboye akamenyera icyo nifuza. Yari wa mugabo wemera akambara bodaboda ariko akangura urukuta rwo gutwara gusenga. Wa mugabo uhora mbega intego ye nuko nishima ndetse n'abana banjye. Ubwo namaze kugera mu rugo rwe, nanga ko dusama. Twamaze imyaka myinshi tutari twabyara. Akirirwa ambwira ati hangane, ati hangane. Iwe yumvaga uko biri kose ari uko bitari gukunda, akagira ati wenda hari n'inge bitakundiye. Ntabwo yabaga azi yuko nubwo bitagenze gutyo ari njye bigize mu ruhare. Ntabwo nashakaga kubyara, numvaga ntashaka gushyira umwana hejuru y'abandi, nkavuga nti uyu muntu nta n'abana nzagira nte. Ndabyanga. Ndangije kubyanga ndakomeza nyine nkomeza kumwereka yuko ikibazo ntakizi, ariko kandi nta nicyo bintwaye, nubwo yumvaga afite ikibazo cy'uko bishobora kugira icyo bintwara. Rero byagumye gutyo, biza kugera aho ngaho umugabo wanjye abona akazi ko gukora ahantu mu bakire. Aho ngaho muri abo bakire harimo igikecuru gifite amafaranga. Uwo mukecuru akajya amucaho, akabona atishimye, akabona umugabo wanjye ntamerewe neza. Aramubaza atari kundi wabaye iki, ko mbona utishimye, niki cyabaye? Umugabo arambwira ati nta kindi, ati urugo rwanjye ntabwo bimeze neza, umugore n'abana banjye ntibamerewe neza. Ati ubwo abana yavugaga niba abana banjye nabyaye ntawe wari urimo. Ati umugore wanjye ntamerewe neza n'abana, ati ubuzima bumereye nabi. Ati ubwo amaze kubimbwira ndavuga nti nta kundi byagenda, ihangane, gusa icyo ndi bugukorere ndaguha amafaranga nawe unkemurire ikibazo mfite. Ati ubwo ndamubwira ese ni ikihe kibazo? Ati ugomba kuza njye nawe tukabonana, tukaryamana, tukageza kuryamana nkaguha amafaranga ugakemura ibibazo byawe. Ati sinatekereje ukuntu urugo rwanjye rumeze, unasize abana banjye, umwana wanjye ku ishuri wamwirukanye yicaye mu nzu atagiye kwiga, ntekereza uburyo byo kugaburira abana ntabyo mfite, ntekereza ukuntu umerewe,
ndavuga nti kama mbaya mfata risike. Ndangije gufata risike mfata amafaranga yose uko angana nta n'igiceri kivuyemo. Aya mafaranga yose ndafata nyashyira umudamu wanjye, ndamubwira nti ngaya amafaranga 300,000. Umugore arambwira ati 300,000 uzanye ubivanye? Ndamubwira nti inshuti zacu nizo zayampaye, nzajya ngenda mbishyura uko nkora, ngenda mpembwa mbishyura, atari ko amafaranga naho ngaho nyakuye. Nuko ati nanjye umuntu wari mu bibazo mfata amafaranga tuyakemuza ibibazo byo mu rugo twese twari dufite, turayakoresha twishyura umwana ishuri n'ibindi byose byari bikenewe mu nzu. Ubwo rero turangije kubigenza gutyo, uyu mugabo nta kintu yigeze anyerekana kimwe, mbega byari bisa nyine nkaho akoreye umuryango, yarakomeje nyine turakomeza turabana, atari ko hagati aho ngaho njyewe nari mfite dosiye, hagati aho ngaho njye nari mfite dosiye yo kuzajya hanze. Nari maze iminsi ndi mu processes yo kuzajya hanze, nyine nako byaratuje numva nta kintu mbitegerejeho, bitanavuze ko umugabo yahunze abinkurikiyeho, nta n'ibyo ibyo ngibyo nta nubwo rwose byari birimo. Ubwo byaje kugera aho ngaho, umugabo maze kubona ko mwizeye, mbona ko ari umuntu turi kumwe kandi ari umuntu nkunze, ndabireka birakunda, ndasama. Ndangije gusama, icyo gihe nari ndi mu processes yo kuzajya hanze, nari maze iminsi mbifite nyine ari ibintu ariko ntavuga ngo nzi ko bizaba ryari. Ngirirwa amahirwe numva barampamagaye muri ngende. Ubwo nagiye ntwite umwana wa mugabo wanjye, nerekeza muri Norvège. Ndangije kugera muri Norvège, umugabo wanjye nese njya kumudekarara, nta kindi kintu numvaga cyari kindaje inshinga uretse umugabo wanjye. Nese ntangira declaration, ndamudekarara. Ndangije kumudekarara, nakoze ibyo nasabwaga, ndamuhamagara ndamubwira nti ibyo nasabwaga byose narabyujuje, ubu ngubu ikintu gisigaye ni uko wowe uzaza. Ubwo umugabo tukavugana mu buzima bwa buri munsi, ariko umugabo nkumva ajya arwara, atangiye kujya arwaragurika utuntu, nkumva ngo umutwe, nkumva ngo ibiki, akomeza agataka nyine ko arwaye. Ngo ariko ikintu ujya urwara utivuzaho ni iki, wazagiye kwa muganga bakakurebera ikintu warwaye. Ati bya bindi by'abagabo akumva nta kibazo, araza kumera neza akikomeza. Ati ariko ndamusunika biza kurangira agiye kwa muganga. Ageze kwa muganga basanga baramupima, bamaze kumupima basanga umugabo wanjye yanduye agakoko gatera sida. Ati umugabo ntabwo yigeze abimbwira, ahubwo yarabigumanye, arabanza aratuza, ashaka kwiyakira, akamvugisha ko ntabimbwireho pe. Ati ubwo ngo byageze aho ngaho arambwira ati mva nkubwire, ndaremerewe, mfite ikintu mbanye nacyo mu buzima bwa buri munsi kinaniye, ngomba kukubwira nkaruhuka. Ati numva binteye ubwoba, ndamubwira ariko nta kibazo mbwira. Umugabo arambwira ati rero wa mugore we, nubwo utari ubizi, ati nagiye kwipimisha nsanga ndwaye sida. Byagenze bite? Ati amafaranga urayibuka 300 nigeze kukuzanira? Ati ndayibuka. Ati buriya amafaranga niyo nyirabayazana. Ati se byagenze bite? Ati ya mafaranga burya wa mukecuru yansanze kuri gate nicaye, arambaza ko stress ngira n'ibibazo ngira mu buzima bwa buri munsi, kuki abona nkishimye. Ndamubwira nubwo nyita umuhungu ntabwo ndi umuhungu, ndi umupapa, mfite abana 2, mba nifite stress z'urugo rwanjye. Arambwira ati noneho wowe nyemerera nanjye ngira icyo nguha nawe ugira icyo umpa, nkuko nabivuze haruguru. Ubwo ngubwo ariko kumusaba ko baryamana. Ati wa mukecuru twaryamanye niwe wanyanduje sida. Ati ubwo ngo maze kubimbwira numvishe nguye mu kantu. Ati umugabo arambwira ati ariko nahise muhamagara, ndamublokora, muhamagara arambwira ati rero naragushatse nyuma hahandi ndakubura. Ati niba wari waramburotse simbizi, ati ariko naguhamagaye ngo nkubwire ibyambayeho nawe ujye kwipimisha wiyiteho hakiri kare. Ati ndakubura. Ati ariko nuko byagenze, naraguhamagaye ndakubura. Ati umugabo se hari ikindi ari bukore ko byabaye byaranarangiye? Ati nta kindi yakoze nyine. Arangije ati ubwo ngubwo umugabo arambwira ati ndabizi ko bigoye ibintu nkubwiye kandi birakomeye. Ati ariko niba wumva uzanzana hanze ukaza kunyicisha agahinda nkapfa nabi, ukankura mu bana banjye ukanyicisha agahinda nkapfa nabi, nkabura uburenganzira ku bana banjye no kuri wowe, nkabura umuryango, ati uzandike ngo umanga hano ubundi nzagwa inaha. Ati nawe niba wumva uzanyihanganira ukumva njye nawe tuzakomeza declaration yawe, niba wumva kwihangana utabishoboye hagarika dosiye yawe undeke nzagwa ino. Ati ibintu byarambabaje, nibuka yuko byamubayeho byose ni kubera njye. Umugabo wanjye arwaye kino kirwara kubera njye, kubera abana banjye. Ibi byamubayeho kubera ko ashaka kudukorera twe yitagaho. Ati birambabaza umutima wanjye numva urababaye. Ndabitekerezaho ndavuga nzakora iki? Ati ariko nk'umuntu nanjye ntatekereza kuzana umuntu urwaye umeze utyo. Ati nkumva birangoye. Ati ikintu nakoze nagiye kwa muganga kwipimisha, basanga ndi muzima ndetse n'umwana wanjye nawe ni muzima, icyo gihe nari ngitwite.
nagiye kwa muganga barampima basanga ndi muzima, amaraso yanjye ni mazima nta kibazo. Ati rero nkavuga nti se ko ngize amahirwe nkaba ndi muzima, ati uyu mugabo ndamuzana ntazanyanduza? Ati undi mutima ukambwira ati ariko se ko mwabanye yanduye akaba atarakwanduje, ati ubu ngubu nibwo agiye kukwanduza? Ati umutima wundi ukongera ukambwira ati unzana umuntu urwaye mbane nawe mbizi, ubu koko nzumva mfite ubushake bwo kubonana n'umuntu nzi ko mu mubiri we harimo ikintu gishobora kunyanduza? Ati nkumva ibyo bintu birangoye mu mutima wanjye, nkabitekereza nkumva ntazi ukuntu bizagenda no kubana n'umuntu nzi ko arwaye mbibona, ati nkumva birananiye. Ati nkongera nkavuga nti se uyu mugabo muzane mushakire inzu ya wenyine ajya kwibana, aba bana banjye ntibazambaza ati niki cyatumye utandukana na data? Ati nkumva nabyo biranyobeye, nkibaza uburyo nzamuzana nkamushyira mu cyumba cye, nkumva nabwo no kumwicisha agahinda kujya ndeba ndi hariya n'abana ariko yibana. Ati ibyo bintu byose biragenda birananira, ati ndaremerewe mwa bantu mwe, mfite ikibazo, umutima wanjye uraremerewe, ndifuza ko mungira inama mukambwira icyo mwe mwakora, cyangwa se ati umugabo wanjye njya mushakaho ikosa nkaribura. Yambwiye ati njyewe ndicara nkatekereza ikintu nashinja umugabo wanjye nkakibura. Ati yambereye umugabo, twabanye neza mu bukene, tubana neza dusangira utwe, ankunda nta cyampoye nta n'icyo nshiye. Ati umugabo wanjye ndifuza, ubu ndamutekereza nkumva agahinda karanyishe, nkumva ibintu birandemeranye mu mutima wanjye. Ati nabuze n'umuntu nabibwira, ati ni ibintu mbitse mu mutima wanjye gusa byangoye, nabuze ikintu na kimwe nabikoraho. Niko kuza agwa kuri YouTube channel yacu, abona ko twe tutajya tuvuga amazina y'abantu kandi tutazana amasura, kandi abona ko mutanga inama muri comment. Aravuga ati uko biri kose sinshobora kubura umuntu uri bungire inama y'ikindi kintu numva nakora cyamfasha kugira ngo urugo rwanjye rugumeho kandi ngumane n'uno mugabo. Ati sinshaka gufata decision nkubutse zagiswa zigatuma urugo rwanjye ndubura kandi ntifuza gutakaza urugo rwanjye. Ahari hari abafite inama nziza ushobora kugira n'umubyeyi urugo rwe rugakomeza n'abana be. Niko kudusangiza inkuru rero, inkuru yacu no munsi niyo ngiyo. Ndabizi ko muri comment uri buze kutubwira hari umuntu ushobora kumva adashobora gusharinga igitekerezo cyo muri comment, kubera ko bino bintu ni ibintu biri personal cyane, ni ibintu by'ibanga, birimo ibanga ryinshi. Ushobora kuba wenda ufite icyo kibazo cyangwa icyo kibazo cyarakubayeho kumva kucyandika muri comment waba wishyize hanze. Niba wumva kubishyira muri comment byaba bitumye wi-expose, unyandikire inbox, nimero yanjye ndayishyira aho ngaho, uze kunyandikira umbwire uko ubyumva, uko waba warabigenje, uko wabikora. Ndabizi ko ashobora kuba harimo inzira zatuma n'umuntu abana n'uno mupapa ntagire uwanduza undi kandi bose bakabana neza kandi bakabana mu nzu nta kibazo. Rero ibyo ngibyo byose birashoboka kandi ntabwo twamenye ko bishoboka tutari mwabitubwira cyangwa ngo mutuganirize. Ijambo rye ni iryo ngiryo, ubu icyo yifuza, inkuru ye niyo ngiyo, nanjye icyo nakoze nayikodinze, hanyuma igisigaye muze kutwunganira, muduhe inama zanyu inbox cyangwa muri comment, aho wumva ushobora gucisha inama yawe ukumva ko yafasha n'umubyeyi n'abana be n'umugabo we, waza kubikora gutyo, twese tugasangira umugisha uko hari urugo dushyizeho itafari kugira ngo rukomeze aho kugira ngo rusenyuke. Inkuru yacu no munsi niyo ngiyo. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha ukaba ukunze ibyo dukora, waza ku subscribinga, ukalikinga, ugasharinga, ugakomentinga, ikintu cyose wumva wakora kugira ngo kidufashe wagikora. Wumvishe ufite inama watugira, waza kutwandikira inbox cyangwa muri comment igitekerezo cy'ukuntu dushobora kuimprovinga cyangwa gukora bino neza kurusha uko turi kubikora. Hanyuma turabashimiye, Imana ibahe umugisha, mwakoze kubana natwe, muze kugira umunsi mwiza, abari nijoro mugire ijoro ryiza, abo ku manywa mugire igitondo cyiza. Tubasaba umugisha muri kino cyumweru gishyashya twese dutangiye. Muzahirwe muhahe muronke, icyo nicyo tubasabiye from Muhoza Royal Talk. Murakoze, bye.